ya Bikira Mariya nayibonye n'iya Yezu. Tubona ikigo cyose cy'abanyeshuri abarimo barahuruye bose ngo bari kuza kureba ngo Bikira Mariya. Tukomeza kubibona gutya uko bugenda buca ariko inkuru iba kimomo. Kugeza nimugoroba rero niho abantu bari bamaze kubibona neza baje barahurura. Ibihe byiza nshuti abakunzi ba Initalk Rwanda, mubona natwe ibiganiro dukora umunsi ku munsi biba bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri zagiye zitandukanye. Kuva ku munsi wo kuwa gatanu kugera kuri no munsi wo ku cyumweru, ku mbuga nkoranyambaga hari amashusho akomeza kugenda kwirakwira hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yarwo, aho ari amashusho avugaga ku ibonekerwa rya Bikira Mariya wabonekeye abaturage batuye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Uyu mwanya munyemere turebere hamwe byinshi ku mabonekerwa atavugwaho rumwe bivuga ko yongeye kubaho mu Rwanda, ndetse tumenye n'iki inzego ziri kubitangazaho. Icyo nagusaba ni ukubana nanjye kuva none kugera ku musozo. Niba rugamba rigeze kuri Initalk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe ibiganiro dukora umunsi ku munsi. Ubundi ibi byabereye mu murenge wa Gataraga mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, aho abaturage bakoraniye ku kigo cy'ishuri bavuga ko baje kureba amabonekerwa ya Bikira Mariya. Aba baturage bari kuvuga ko babona ishusho y'umubyeyi Bikira Mariya n'umwana we Yezu Kristo cyangwa se Yezu. Gusa bamwe mu nzego za leta n'iza Kiliziya Gatolika bo barashidikanya kuri aya mabonekerwa bakayita ibihuha. Iyi nkuru y'amabonekerwa yatangiye kuvugwa ku wa gatanu w'iki cyumweru, ubwo abana babiri biga ku kigo cy'ishuri cya Rwinzovu ubwo barimo bakina umupira ku kibuga gihari bakavuga ko babonye ishusho ya Bikira Mariya na Yezu mu ifoto ry'amashanyarazi mu giti cy'inturusu kiri mu ishyamba. Ibi byatumye imbaga y'abantu ikubita uruzura kuri icyo kigo, aho abaturage baturutse mu bice bitandukanye byo mu karere ka Musanze ndetse no hirya no hino mu gihugu bazaga kureba iby'ayo mabonekerwa. Abo baturage bageze ahavuga ko habera amabonekerwa bavuga ko biboneye Bikira Mariya n'umwana we Yezu muri ibyo biti bibiri. Abo baturage bavuga ko batangiye kubabona neza kuri uyu wa gatanu w'iki cyumweru. Umwe mu baturage waganiriye n'itangazamakuru mu magambo yagize ati: "Nasanze Yezu na Bikira Mariya na Yosefu afashe inkoni n'intumwa, Bikira Mariya afashe umwana, twababonye." Undi muturage waganiriye n'itangazamakuru we nawe akaba yagize ati: "Ndahageze ngeze ku ifoto ry'amashanyarazi, masanze Yezu na Yosefu bose bahari, nawe nk'umunyamakuru wabyirebera hari aha ku giti." Uyu muturage avuga ko nawe yabanje gushidikanya, avuga ko baba ari abantu bari barashushanyije ariko uko yabibonye atari ko bimeze. Mu magambo ye akomeza agira ati: "Bariya ntabwo ari ibipiratano, ahubwo ni ibintu byiza Imana yashatse ko biba." Abaturage bavuga ko bishimiye ibi bita amabonekerwa ya Bikira Mariya, bakavuga ko bigiye nabo kubazanira amahirwe muri aka gace ka Musanze. Uyu muturage yavuze ko nabo bishimiye iyo nkuru nziza y'amabonekerwa ya Bikira Mariya, ndetse iwabo ko hagiye kubanaho ubutaka butagatifu. Mu magambo ye akaba yagize ati: "Twabyakiriye neza ko ari inkuru nziza natwe tugize iwacu, nk'uko twajyaga tujya i Kibeho, twajya tuza kubireba inaha bakatwubakira natwe tukajya mu rugo rutagatifu rwa Bikira Mariya." Umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claude avuga ko nawe yageze aho bivuga ko habereye amabonekerwa, ariko uyu muyobozi akavuga ko atari impamo. Mu magambo ye umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengiyumva Claude akaba yagize ati: "Ni igihuha none se ko natwe twagezeyo ni inkuru utari ukuri." Uyu muyobozi avuga ko kubera ubwinshi bw'abaturage bari bageze ahari iriya nkuru ivugwa y'amabonekerwa ya Bikira Mariya hari hamaze kugera abaturage 1000, ndetse nk'inzego zafashe icyemezo cyo kujya kubacungira umutekano kugira ngo hatagira uhagira ikibazo, dore ko harimo n'abafite intege nke nk'ababyeyi bakuze ndetse n'abatwite. Jean Bosco Nambaje, padiri mukuru wa paruwasi ya Busogo ibarizwamo aka gace kabereyemo ibi byiswe amabonekerwa ya Bikira Mariya, avuga ko bikwiye gushyirwamo ubushishozi kuko ngo ubusanzwe atari buriya buryo Bikira Mariya yigaragarizamo abantu. Padiri mukuru wa paruwasi ya Busogo Jean Bosco Nambaje akaba yagize ati: "Bari kunyereka icyo giti ndetse n'ifoto nabibonye. Njye mu bushishozi bwanjye ibi bintu bisaba ubushishozi kuko Bikira Mariya hari uburyo yigaragazamo, ntabwo yakigaragariza abantu 5000 icyarimwe barimo abatemera n'abemera. Nta butumwa yatanze." Padiri Nambaje avuga ko ubuyobozi bwa paruwasi bwamaze kumenyesha ubudiyosezi ya Ruhengeri kugira ngo hakorwe isesengura kuri ibi byiswe amabonekerwa, bagatangaza ko ibizavamo bazabimenya mu bihe biri imbere. Ubundi mu Rwanda hari mu hantu hake ku isi habiriye amabonekerwa ya Bikira Mariya, aba byarabereye mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo ahazwi nk'i Kibeho, hamaze guhabwa izina yo ku butaka butagatifu.
Aha Kibeho habereye amabonekerwa ku nshuro ya mbere mu mwaka w'1981 yanaje kongera kuba mu mwaka w'1982 kugeza mu mwaka w'1989 akaza kwemezwa mu buryo bwa burundu na Kiliziya Gatolika ku isi mu mwaka wa 2001 nyuma y'uko hari hashyizweho komisiyo yagiye gusesengura ayo mabonekerwa. Nivyo bikamubwira ngo komeza kubana natwe kuri Initalk Rwanda. Niba ari ubwa mbere wageze nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya natwe imiganiro dukora umunsi ku munsi. Bikamubwira ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana twifuriza kugira ibihe byiza.